ahubwo ngiye umunsi ku munsi umuntu asaba Imana ngo ininyuke n'ubundi bubwa bwose uko bwakabaye bwose bushyire ahagaragara. Ahubwo ibyo si byo bisubiza umuntu hasi, ahubwo igisubiza umuntu hasi usanga umu artiste ari we wisubiza hasi. Aba artiste benshi duhere no kuri twebwe ubwacu usanga imbaraga umuntu yashyiraga mu myaka 2 ishize atarizashyiramo ubu ngubu. Yego banyarwandakazi, aracyari The Rise TV, ni Musikandi wanyu, nkaba umwana w'indoba, ni Musikandi on mic. Turi kuri The Rise TV nkuko mubyumva, ni gahunda yo kuzamuka. Uyu munsi none ubwo turi no kumwe n'umuhungu wamaze kuzamuka cyangwa se umusore wazamutse, ari kubahiriza neza gahunda ya The Rise TV. The Rise TV rero tuba mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko tukagira iyo bita Talk with Star, aho tuvugana n'umusitari tukaba twamamaza ku rugendo rwe rw'ubuzima cyangwa se rwa kariyeri ye, tuganira hageze ndetse naho yifuza kugera. Uyu munsi rero turi kumwe n'umujene wa Danje, amaze guperforminga muri Jenny's Comedy Show, yakoze ibintu bigiye bitandukanye. Nkeka ko ari umwe mu bantu bafite kuba baratangiriye mu gihe cya hafi ubwo Jenny's Comedy Show yatangiraga. Aratangira twibwira, nta mugabo uvuga undi. Urabizi se ko ari ikirara cyo mu Gatsata Rumi Imana Rwagaju, nitwa Rumi Rwagaju tu. Mwabyumvishe rero, yitwa Rumi Rwagaju. Tumubonye kuri stage mu kanya aho akoze stage y'amateka muri Jenny's Comedy Show. Ni stage yasangiye n'abantu bagiye batandukanye cyangwa abastari batandukanye. Nanjye ubwanjye namufashije, ariko by'umwihariko yari ari ku stage yahuriyeho na Christopher Muneza, yihuriraho n'uwo bita Kitoko utaruherutse mu Rwanda. Rumi, kuba aka kanya uri kuri platform cyangwa se uhagaze kuri aho navuga kuri big stage ya Jenny's Comedy Show, ukaba uhurira kuri stage imwe n'abastari nka bariya, nkeka ko wakuze ufana cyangwa se wakuze wifuza kuzahura nabo, ni ikintu ufata gute muri kariyeri yawe? Ni ikintu nishimira. Hari bora twabitangiye mana umuntu atazi ko hari igihe bizavamo akazi, atazi ko n'igihe umuntu azasanga ari nk'abantu wenda twari niba ari miliyoni 14 ziri mu gihugu, umuntu ntabwo yarazi ko n'abantu 500 cyangwa 300 bizamenya. Ariko ubu ngubu bitanga icyizere, kuko iyo utangiye kugira umumaro munini w'abantu bakunda ibyo ukora, byanze bikunze hari igihe bizagira bigatanga umusaruro. So aka kanya mani turi mu maboko meza, Imana ari uko yabikoze tu. Byanga byakunda, uri umwe mu bantu bamaze gukora stage zikabahira. Nkeka ko ari nayo mpamvu ituma ukomeje kuba ukiri hano. Ariko buri bintu dukora cyangwa se muri no showbiz, buri muntu aba afite ikimugenza. Hari bya bindi by'urubyiruko bivuga ngo mbone fame nkora iki ngiki, hari n'uvuga ngo ngiye mfite passion kugira ngo nzageraho ngera. Niba uri muri babandi vuga ngo navuye mu rugo batabyumva kugeza ahangaha, aho benshi cyane ko n'abantu benshi bavuga ko tuba turi gukora ububwa cyangwa se imirimo mukora ari ububwa, wowe kuri we ni ibintu ufata ute kugeza bwo aka kanya mu gihe kigera hafi ku myaka 4 ugihagaze uri gukora muri Jenny's Comedy Show? Ngiye kabisa sinitaye ngo abajene ngo bicara bakavuga ngo ni ububwa, ahubwo ngiye umunsi ku munsi umuntu asaba Imana ngo ininyuke n'ubundi bubwa bwose uko bwakabaye bwose bushyire ahagaragara. Kuko ukuntu isi iteye, isi irakritika, isi no kandi igakritika nta kintu kumariye. Rumenyeka ko uri umwe mu banyarwenya navuga bagize ubwoba nubwo ikibazo cyanjye giciye ku ruhande, kuko ubwo mu gihe bakomeye benshi imbere bavugaga ko ari Rumi ngo dere ka gasore kakage, dere ka gasore gakora komedi z'umuge. Abantu bamwe nkeka ko bavuze ngo batangiye kugutinya, uyu mujene nuko mugendera kuri ibi bintu akora n'ibyo abantu. Hari igihe cyageze tugakora ama content harimo yiganjemo iyo community cyangwa se abo bantu babaho muri ubwo buzima. So bikaba ngombwa rero ko bidusaba ibisobanuro mu bantu turi kumwe nabo. Ugasaba umuntu muri kumwe nabo ariko ubundi biriya bintu ukora ku stage ubu no mu buzima busanzwe siko biri, ariko byabaga mana ari hako bro bise nekereza nsanga ibintu by'urwenya tubikoze n'igihe kinini. Uzi nka stage nakozemo mu myaka 3 n'igice cyangwa 3 ubu ngubu rwose uruzuye. Ibaze ko iyo stage y'ubuge buvariya kera cyane, ariko so abantu bagiye babisobanukirwa yo kumunsi wagenda guza nk'urugero nkaho ukunda kwakitinga rimwe uri umukobwa uri umudamu, ntabwo abantu babifata nk'ubuge. Abanyarwanda bamaze gusobanukirwa, basobanukiwe n'ibyo tunakora kwanza. Ni Rumi rero byakunda ufite icyo akora kandi kigaragarira rubanda cyangwa se abamureba, by'umwihariko aho munyuze ibikorwa byanyu kuri platform ya Jenny's Comedy Show kuri YouTube. Aka kanya nkufata nkeka ko navuga ko uri icyitegererezo ku bana bashaka kuza muri bino bintu by'imyidagaduro. Ese ni ikihe cyizere cyangwa se ni iki humuriza abana bafite impano bavuga ngo nanjye nshaka kugaragaza impano, by'umwihariko mu byo abantu bise ububwa benshi bavuga ko ari ububwa?
umujene uri mu rugo wumva yakora ibibora bifite akazi, tuzi abantu benshi bazamutse kubera izi bora, sibyo? Dufite abajene nk'umushumba, dufite abajene nka Pirate. Ewana witinda, ngwino ushyiremo intege, ukora ibintu byawe, wereka abantu ibintu byawe. Ewana nakubeshye uzagera aho ushaka kugera. Ibyo ubwa bivemo bro, nukora ubwa abantu bakabigukundira bakaguha amafaranga, bagira ngo umenyeshe ko amafaranga menshi nabonye. Je nabonye kubera urwenya menshi. Bavuga ko rero abasitari benshi cyangwa se abantu bari mu nzira yo kuba abasitari nyine uko babyifuza bakunda kurangwa cyane no kwirara. Akaba ariyo mpamvu nyeka ko bajya bavuga ngo abasitari bo mu Rwanda ntabwo bagira consistency hamye, ku buryo tubumva nk'abaza Uganda, ba Salvador, abo bita ba Dr. Hira Rokero, ngo twumve nyine hari ahandi bageze. Sinabo gusa, ni even no muri muzika ba artiste basanzwe tugasanga ahubwo ari babandi tubona mu myaka 2-3 uwa kane bagatangira kuba aribo basaba icupa, basaba iki, abantu bakabashinza ko bazira kwirara batazi icyo bita saving. Wowe ubivugaho iki ibyo bintu? Ibyo ngibyo nibyo rwose. Ubundi ikintu cyagombye gutuma umuhanzi asubira hasi, abantu batekereza ni nk'uko bavuga ngo nkurububwa, abandi bakavuga ngo iki. Ahubwo ibyo sibyo bisubiza umuntu hasi. Ahubwo igisubiza umuntu hasi usanga umu artiste ari we wisubiza hasi. Aba artiste benshi duhere no kuri twebwe ubwacu, usanga imbaraga umuntu yashyiraga mu myaka 2 ishize atarizashyiramo ubu ngubu. Ugasanga rero nshimira cyane, nk'urugero reka nshimira cyane bano bakuru bacu bakora nk'imiziki. Niyo Bruce Melody yita Munyakazi, areba nk'urugendo akoze rw'imyaka irenga 15 akora umuziki, akareba ukuntu agishyiramo imbaraga, ugasanga nawe yari yita Munyakazi. Nibyo byagakwiye kuturanga rero. Mu kanya mukuru wanyu ubwo twari turi gukorana ibiganiro na Kitoko, ubwo yaravuye hara kuri stage ya Genesis Comedy Show, umunyamakuru mwiza amubajije ikibazo, aramubwira ngo ese ko tubona ibintu byitwa amabifike cyangwa se byita ihangana muri showbiz hano mu Rwanda ari ryo rishyizwe imbere kuri Bruce Melody na The Ben, ese wowe biramutse bibaye ngombwa ko ibi bintu ubyinjiramo wenda kugira ngo ugire ikintu ugeraho runaka, ibyo bintu wabijyamo? Avuga ko we ukabibona mu gihe byaba bifite aho bimugeza nta kintu bitwaye, apfa kuba bitabangamira atari ugushyyamirana bigize. Wowe ihangana urivuga iki cyangwa se icyo twita bivuga? Abantu ko abantu babifata nabi, ubundi rero asihangana bira no kwicuza. Umuntu ashobora kuza, iyo umuntu aje akikomanga mu gituza ngo ni ngewe mu content creator wa mbere urenze mu Rwanda, hari igihe tuba tubizi ko atari we wa mbere, ariko icyo cyizere tuba tukimukeneyemo koza kivuga. Ntabwo ngo azavuga ngo ngiye ngo ndi uwanyuma. Rero kenshi nibyo Bruce Melody n'ibindi n'abandi bahanzi cyangwa se ibindi byamamare biri ku rwego rw'urugenzi rwe bakora, ahubwo twebwe abafana tukabizanamo amarangamutima yacu tukabyica. Ariko se niba umuntu aje akavuga ati ngiye ni umuhanzi wa mbere, undi akabivuga bigatuma bakora igitaramo kikuzura rero, ntabwo mva ko ibyo bintu bicuruza. Kitoko ibyo yavuze nibyo. Kitoko bamubajije icyo umuhanzi, icyo bita abahanzi ba mbere mu Rwanda, ntiyarya indimi ntiyatinzamo, avuga ko we buriya ukuntu aba bibona umuhanzi ngo ibyo ni ibisanzwe n'abacuruzi mu masoko, ngo uragenda ugasanga buri muntu wese yateye mikoro avuga ko ari ufite product za mbere, ngo we ntabibona ko hari umuhanzi wa mbere mu Rwanda. Ese nawe niko biri we nta muhanzi wa mbere uri mu Rwanda, ahubwo icyo abahanzi bagenda barutanwa kwihayipinga. Urazi kwihayipinga bigatuma twe dutekereza ko nyine uri hejuru. Muri abantu bose barakora, gusa ntabwo uzabajene bakiri bato bamana bari gukubita banga za danje bafite amahite arenze. Iyi minsi rero, muri iyi minsi hari akantu utagenda ntiwagenda ntakakubajije. Hamaze iminsi havugwa ibintu bya TikTok no mu rwenya abagenzi banyu bateye benshi bagiye bashyiramo akantu ka TikTok by'umwihariko ku ma live, ngo abantu barara bakandisha ngakarabo utuntu tw'amagift. Benshi bakavuga ko abahanzi bari gukora icyo bita kwicisha amazi, abahanzi bari kwisuzuguza mu mezi runaka cyangwa se mu myaka runaka, nibikomeza gutya abantu bakavuga ko nta cyubahiro cy'abahanzi cyangwa se nta budasa bw'abahanzi turaba dufite kubera ibintu byo kuvuga ngo tapinga screen guys. Ese nawe ni kubyumva cyangwa se ku ruhande rwo mbibona ni gutya? Sinavuga ko yicishe bugufi, ahubwo navuga ko ahandi mahitamo mashyashya ari kwemera. Ntabwo mbwiye ngo umuhanzi azarara kuri live icyumweru cyose. Live n'ubundi imeze nka studio, ujyaho saa 4 z'ijoro ukava mu gitondo saa 10 z'ijoro, umuntu arangiza himbere indirimbo. Ahubwo gucyo abahanzi bari gukora bari guhindura kariyeri, bari kuba content creator. Bivuze ngo tugiye kubona abahanzi benshi b'abanyarwanda bahinduka aba streamer. Bizagorana ko reka turamufite n'ubundi bahoze ari abahanzi nka DDG mu streamer, mu streamer
nka Blueface bo mu Banyamerika akanya bari abahanzi ariko ubu ngubu bidekaraye noneho nk'abagiye kubiki nk'aba stream. Rero n'undi muhanzi uzamara igihe kinini kuri TikTok cyangwa se kuri live ya TikTok azatanga umusaruro muke mu muziki kubera ko harandi hantu azaba yashyize umwanya. Abantu benshi bari kuvuga ko ubu ngubu abahanzi nyarwanda cyangwa se abasitari bo mu Rwanda usanga bo ubwabo batazi ikintu bashaka, badafite passion, akaba ariyo mpamvu usanga bari kujya muri ibi ngibi bakarengagiza ibyo birashoboka. Ndatekereza ko dore icyo mvuga ni kimwe, umuhanzi araye kuri live, dore icyo nemeye ko umuhanzi yakora, umuhanzi araye kuri live ari gupromotinga imiziki ye cyangwa abwira abantu ibintu agiye kuzakora, urumva ibyo ngibyo n'ubundi yaba ari mu mujyo w'umuziki. Ariko kuri abo bwira ngo mutapinga ngaba kubisa igitutsi ukabasubiza ikindi, for me mba ntekereza ko si ukwisuzuguza ahubwo uri kwimura kariyeri wari urimo, ntabwo ukiri muri kariyeri y'umuziki. Umuhanzi bajya mu busitani exactly, nubimaramo igihe kuri TikTok uzashidwa wibere mu TikTok aho kuba umuhanzi. Okay, ngarutse ku by'umwihariko kuri kariyeri yawe cyangwa se ku byo ukora by'urwenya, urwenya rwawe iyo ukora byakunda buri muntu afite ashaka kugera, ubona ruhagaze aka kanya uvuga ngo ngiye nkurikijeho Gen Z ko iri cyangwa se target market yanjye nkurikije uko isoko rihagaze ry'urwenya, wowe ubona nicyo utekereza se twitega iki nk'abafana bawe cyangwa se n'abagukurikiye bakurikiye Drive? Icyo nshaka ko abantu bitega nuko hari ukuntu abantu mbere na mbere ndashaka kubasaba kugira ngo bajye ku mbuga zanjye zisanzwe, Instagram, TikTok, hari n'izindi nzafungura nzazimenyesha. Icyo nshaka aka kanya nuko ndi kurwana no kugira ngo n'abandi bantu ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Urumva hari ukuntu abantu baba bakuzi kuri stand up, ariko ndi kurwana no kubaka ibindi bintu nabyo wenda bishimishije bizaca ku ma platform yanjye agiye atandukanye. N'ubundi ushobora kujya kuri Instagram cyangwa kuri TikTok ukaba wavuga ibyo uvuga n'ubundi bisekeje. Ubu nicyo ndi kurwana cyo, ndi kugerageza gufiguring out ukuntu nahereza abantu ibintu n'ubundi bisekeje ku mbuga zanjye hirya no hino. Rumi, aka kanya mu Rwanda ubusanga niba umuntu ari umwartiste cyangwa se ari umukomediye yumva ari aho ngaho kamera nk'uwamaze kuguramo ikibanza, ese nkawe kuri wowe ku ruhande rwawe benshi hari n'abaprofita izina babonye bakavuga ngo mu gihe gatoya mbonye iryo zina reka ndikoreshe mu bindi bintu bimbyarira inyungu cyangwa se ku ruhande, ni iki kindi werekejemo umutima cyangwa se uri aha ngaha gusa tugufatira mu rwego? Dore ikintu kibaho ni kimwe, wakinaga filime urihutije cyane, umazemo imyaka 9 urihutije cyane, urabikwebye ugiye kwicururiza imyenda, aho ngaho uba ugize ubunebwe. Ntabwo bibuje ko n'ubundi wakomeza muri filime ugakora n'iyo business, wakomeza ugakina filime ugakora n'ayo business, ariko iyo bikwebye uvuga ati reka niba utevemo ni uko uba utizeye. Ariko nemera ko ngewe ushobora gukora urwenya imyaka 30, kuko dufite abantu bakora inzenya bakoze imyaka 40, ahubwo twebwe kumva ko uzakomezanya no gukora cyane birakunanira, byakurangira kuvuga ati reka ndeba abantu nabikwepera. Icyo tubaye no gukora cyane, ntabwo bivuze ko wakora business ukora n'ibindi bintu. Kora business ariko wibuke n'ibyatumye ukora iyo business, ugume muri kariyeri, uimprovinga buri munsi cyane cyangwa utuntu utandukanye. Byanga byakunda kuri kariyeri yawe cyangwa se abo mukorana muri Jenny's Comedy Show, ubu ufite abantu bavuga ngo nkurikije abantu kuri current form cyangwa se ku bantu bahari aka kanya, nkurikije ku ruhande rwawe hari ukuntu uvuga ngo uno muntu arakora pe mu banyarwenya bawe muri Jenny's, ntabwo mubwiye ngo wenda ngo utondeke ngo bigaragaze ko ari kubakurikiranya. Ese we abanyarwenya bawe mukorana bagenzi bawe muri Jenny's ubona aka kanya ukavuga ati uno muntu aratanga icyizere cy'ahazaza, uno muntu bitewe n'ukuntu mubona performance ye, uburyo ahindura stages, uburyo agenda atekereza ibintu bishyashya, cyangwa se urwego rwe rw'imiperforming ndamubona he cyangwa se mufata muri Jenny's urabura biratandukanye. Jenny's imeze nka Champions League cyangwa se ino mikino yo mu Bwongereza ujya ubona. Ejo ya kipe wabonaga yitwa ngo idasanzwe ngo tawe utuntu twa West Ham n'uduki twose ujya kumva ikipe wumvaga ari ya fake irazamutse kandi kimwe. Jenny's abajene bose barimo n'abahanga, wumva uri kuri top, wumva uri kuri hasi, ikiba gihari ni ukuvuga ngo it's a matter of time, ikiba kibura ni igihe. Aka kanya icyo nzi icyo ni uko umujene wose muri Jenny's Comedy Show arakurikiranye trending akajya muri Thanks man, mwa performance neza. Thanks man, umujene wese uri muri Jenny's icyo nzi icyo. Of course harimo abantu
babizi batagitanga n'iki namwe nka Musana kandi murabizi nka Lucky Baby Jonathan abantu bose barimo abajene benshi babizi ba Eric Urutsiro icyo mvuga ni kimwe umujene wese ukiri mu maboko ya Merci akubaye ibyo musaba akaza muri Riaso umujene atanze icyizere ni Merci ufata gute ku ruhande rwawe Merci ni umuntu mwiza ni umuntu watuzamuye yadushize kuri uru rwego bro akandi uragira ahantu mu bantu 10 bahagaze akaba abantu babiri bakuze aho urabizi so Merci ni muzima bro Rumi reka tugushimire kuri The Live TV appreciate cause kandi courage ma The Live zirenze igomba kubikora bro asante sana asante kabisa urakoze cyane